muvandimwe, tangira gusobanukirwa ibyiza byo kwatura ku buzima bwawe. Iyaturireho ibyiza, aturira ibyiza ku bana bawe mu izina rya Yesu. Nihaza ibitero ku buzima bwawe uvuga uti nta ntwaro nimwe baremeye kurungwanya izagira icyo ikora, kandi urimo irumburanya nzarutsinda mu izina rya Yesu, nk'uko uri muri Yesaya 54:17. Ibi nibiza ku buzima bwawe, abanzi nibaguhagurukira uvuga uti ntago imigambi yanyu izahama, kandi ntago ibyifuzo byanyu bizasohora mu izina rya Yesu. Ni ijambo ry'Imana muri Yesaya 7:7. Abanzi nibaguhagurukira, abanzi nibagutoteza, haguruka usenge, ubwire Uwiteka uti Uwiteka haguruka, abanzi batatane, inkozi z'ibibi, abagambanyi bakwira imishwaro mu izina rya Yesu. Tangira ukoresha ururimi rwawe kugira ngo wirwaneho. Impamvu Imana yaguhaye ururimi ni ukugira ngo urukoreshe, kandi kugira ngo rugutabare mu izina rya Yesu Kristo. Impamvu ubuzima bwawe buri mu kaga nuko utamenye uko wavuguruza ibibi biri ku buzima bwawe. Ibi bakuvuzeho, hari n'ibintu bibi abantu bivugaho, umuntu agatangira kwivuma wubwe, ntacyo nzageraho, ntacyo maze, ubu maze iki. Ayo magambo yose ahinduka inkota yo kugutera. Ariko nagusabira kugira ngo ijambo ribi ryose riri ku buzima bwawe rivuguruzwe mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana muri Yobu 22:28 haranditse ngo nzavuga ijambo rizaba, kandi umucyo uzarasira inzira zanjye. Mwene data, reka ijambo wiyaturiyeho ryiza ribe impamo mu izina rya Yesu. Bya byifuzo byawe tangira ubyature ko bibaye impamo mu izina rya Yesu. Za nzozi zawe tangira uzature mu izina rya Yesu. Ya business ufite mu nzozi, atura ko iyo business ugiye kuyigeraho mu izina rya Yesu. Atura ibyiza ku buzima bwawe, atura imigambi y'Uwiteka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo.